menya aka kantu k'ubwenge uzagakenera mu buzima bwawe bwose bw'icyongereza. Uraje urambwiye ngo the road is closed, ngo umuhanda urafunze. Bise kubaza ngo none se ufunzwe by'agateganyo cyangwa ufunzwe bya burundu? Uzakoresha temporarily, dusoma temporarily, cyangwa se tugakoresha permanently. Ni ukuvuga ngo niba umuhanda ufunzwe by'agateganyo turakoresha temporarily. Ni ukuvuga ngo the road is temporarily closed. Ni ukuvuga ngo umuhanda ufunzwe by'agateganyo. Kubera iyi temporarily ni adverb iri gusobanura uburyo umuhanda ufunzwemo. Umuhanda ufunzwe by'agateganyo. Gusa hano ho the road is closed, umuhanda urafunze. Ufunzwe mu buhe buryo? The road is permanently closed, umuhanda ufunzwe burundu. The road is permanently closed, umuhanda ufunzwe burundu. Hano tukaza they moved abroad, bimukiye hanze. Uraje uramwiye ngo bimukiye hanze. Bimukiye hanze bazagumayo cyangwa bazagaruka? Yes, they will come back because they temporarily moved abroad. Yego bazagaruka bitewe nuko bimukiyeyo by'agateganyo, bazagaruka. Gusa hano urambwiye ngo they moved abroad, bimukiye hanze. Gusa ese bazagaruka cyangwa ntabwo bazagaruka? No, ntabwo bazagaruka kubera ko bimukiyeyo burundu, permanently, kubera ko bimukiyeyo burundu. So turi kwigisha icyongereza cyo kuvuga ngizi nimero zanjye. Kuri website yacu bamaze kugeraho vocabulary zigera ku 3000. Urabizi ko musanzwe muzigura, ariko kuri website yacu kuziga ni ubuntu. Abandi banyeshuri batangiye kuziga. Nane kubutsa yuko kujya muri group yacu ari ubuntu. Thank you for watching.